nanone mu yindi aya Allah subhanahu wa ta'ala agahamagara abantu muri rusange ya ayuhan nas, yemwe bantu, duriba lakum mathalun fastami'u la, mwahawe urugero, urwo rugero murutege amatwi murwumve. Yemwe bantu, mwahawe urugero, urwo rugero murutege amatwi murwumve. Innal ladhina tad'una min dunillah, mu byukuri bya bindi musenga, bya bindi muha amasengesho yanyu mu kimbo cya Allah subhanahu wa ta'ala, mu bigirwamana uko bimeze kose, lan yakhluqu dhubaban wala ijtama'u la, biriya bintu ni ibintu bidafite icyo byamara, nta nicyo byakwimarira, n'ikintu gito gishoboka ubiteranyije byose uko bingana, niba ari abamarayika, niba ari intumwa, niba ari abantu, niba ari abapfu, niba ari abazimo, byose ukabiteranya ibyo byose musenga mu kimbo cya Allah subhanahu wa ta'ala, nta nubwo bishobora kurema n'ikimeze nk'isazi. Isazi ni mu biremwa bitoya cyane. Ubwo nikikwereka rero niba ibyo bintu byose byiteranyije bidashobora kurema n'ikingana n'isazi, ni ukuvuga ko rero mu bikomeye abantu basaba Allah subhanahu wa ta'ala, ibyo nibyo bitanashoboka. Ni ukuvuga rero abantu dukwiriye gutinya Imana subhanahu wa ta'ala kandi tukagendera kuri ibangikanya. Kwibangikanya ni ikintu kigayitse, ibangikanya ibyo abantu babangikanya Allah nabyo mu biremwa bye ni ibintu bidafite icyo byimariye cyangwa se icyo byatwara urimo kubigaragira.